gusa yarabanje agiye kugenda yarambaze ngo nese hano naho utuye cyangwa naho ucumbitse nabwira nta niho ntuye arambwira ngo aha nta umukozi w'Imana nta hangaho ubona niho ntuye. Hanyuma mbere yuko amamagara ibyo byumweru bitatu n'ukwezi bishize yarampamaganya akanimero yanjye y'indangamuntu ndavuga nti se nanjye ugiye kumpimbira dosiye nk'iyo baguhimbiye arambwira to yangirira imbabazi umpe nimero yawe y'indangamuntu n'amazina yawe yose abakundangamuntu. Ndabimuha sinarinzi icyo agiye kubikoza ariko Imana ikaba yari imaze iminsi imbwira ngo izantuza mu mujyi ariko jewe sinabisobanukirwa irengaho irambwira ngo izantuza mu mujyi wa Kigali. Yesu nashimwe. Ndi muri Gatsibo ariko ndimo nzinzi ivarisi kuko ndabizi neza ko ntazayirambamo. Yesu nashimwe. Haleluya. Izi nkuru nzikubwiye ntiwabishikira ariko ubishaka azaze nge kumwereka inyubako. Yesu anyuzeho shana ari umunyamahane. Yesu nashimwe. Sinarinzi kwambara agatenge nk'abandi, sinarinzi kwambara ikanzu nk'abandi, nahoraga nambaye ipantaro kuko nabaga niteguye kurwana isaha iyo ariyo yose. Yesu nashimwe. Ndashima Imana rero yangiriye neza ikankura. Uraje gushinga akabari? Yego. Wahise uba n'indwanyi cyane rwose biteye ubwoba. Nararwanaga bikomeye nkarwana nigeze nanakubita n'umupolisi wari mu komanda ku kigo cy'ahantu bita ni muri Katabagema ahantu bita Nyakigando. Kiri Nyagatare mabukwe yajyaga yikorera ikibuye kinini nagiye mu butayu akagenda yagera ku mukoca akajugunya yo nguyu n'umukazana wanjye njugunye yo ntazagaruke. Yesu nashimwe gose pe. Yesu nashimwe. Ndenda kubwira umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro ugasengera umwanzi wawe ngo apfe ahubwo jya usengera kugira ngo Imana imuhaze uburame ubundi zanyuze kugira neza imbere yawe akiriho abone ibyiza data wa twese wo mu ijuru ajya akora. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hanyuma ndabyibuka igihe kimwe umugabo waje yari inyuma ndi imbere tuvuye kwa mabukwe nyine kuko niho twubatse dutaha nari mfite inda y'amezi 7. Mabukwe ahagarara ku marembo aratwitegereza tumanuka arampamagara ngo Ingabire ntikarame mubyeyi. Ndahindukira arambwira ngo urakameneka inda zari saa 7 saa 9 z'amanywa ndiva muri umwana w'umuhungu. Yesu nashimwe. Kandi ari umukristo cyane rwose. Hari saa 7 z'amanywa izuba riva hari kuwa mbere. Shuti bakunzi ba Dia Wacu TV, mbere ya byose nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi nanabashimira ko mudahwema kudutera inkunga. Ni ukuri inkunga yanyu turayishima, uko mukomeza kudukurikirana nuko mukomeza gusakaza ibiganiro byacu mubimenyekanisha mubisharinga ku nshuti zanyu zitandukanye ku magroupe menshi mugira kuri WhatsApp no kuri Facebook. Turabashimira cyane. Imana ibahereza umugisha. Rero turabashuhuje abakunzi bacu baherereye mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara z'u Rwanda uko arenye n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abakunzi bacu bumva ikinyarwanda baherereye hirya no hino ku isi, ari abari muri Afurika, abari muri Amerika, abari hirya no hino mu Burayi, muri Aziya. Turabashuhuje. Imana ibahereza umugisha. Turabashimiye rero. Niba utarakora subscribe kanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda yibageraho uko tubikoze. Rero nkuko dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye hano kuri channel yacu, uyu munsi tuje mu cya kiganiro mukunda cyane, ikiganiro kivuga ngo aho Imana yankuye. Ahantu Imana iba yarakuye umuntu, hari igihe wowe uba ukiriyo ariko iyo wumvishije ubuhamya bwa mugenzi wawe ukumva uko Imana yamugiriye neza, ukumva aho Imana yamukuye, birushaho kugufasha nawe ukizera Imana ko aho uri Imana izahagukura. Nta kure kubi Imana itakura umuntu, nta hantu habi Imana itakura umuntu, kandi Imana yiteguye gufasha abantu bayo bose bakazajya mu bwami bwo mu ijuru. Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo buhoraho. Rero uyu munsi nkuko mureba hano imbere yanjye, kumwe n'umumama, n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi, n'umubwiriza butumwa Imana yagiriye neza. Abantu benshi baramuzi, arabibwira muramumenya. Rero turabashimiye kuri
ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Christian na Imana imuhereza umugisha bwo kwitangira uyu murimo. Rero reka twakire uyu mumama abibwire, ni umuntu mukuru, kugira ngo tubashe kuganira tukuzi. Mama, wakwibwira abakurikiye televiziyo yacu Dia Wacu TV? Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Chantal Ingabire. Tumumama, ntuye Rwagitima, ni mu karere ka Gatsibo, umurenge ni wa Rugarama, akagari ni Akamatare, umudugudu ni wa Nyarusambu, umudugudu wanjye nteraniraho ni Nyakayaga, ni wo mudugudu, paruwasi ni Gabiro. Ibirenze ibyo Data twese aduhana umugisha. Amen. Mu itorero? Mu itorero ndi umuvugabutumwa, ndi umunyamasengesho, ndi n'umuririmbyi, n'ibindi byose Data twese anshoboje ndabikora, kandi nkabikora nishimye, mbikora nk'ibintu by'umuhamagaro waje, ntabwo ari ibyo bampatamo ahubwo bimbamo. Amen. Twashatse kuganira nawe no kugira ngo usangize ubuhamya abakunzi bacu, kubera yuko tumajije kukurikirana ari mu masengesho twagiye dukorana, ari ubutumwa wagiye utubwiriza, twasanze ufite ubuhamya budakwiriye guhera Rwagitima, ahubwo bukwiriye kuba bwabwirwa abantu bose kugira ngo basobanukirwe ubwiza bwa Yesu Kristo, basobanukirwe uko Yesu akora. Turi mu kiganiro rero aho wankuye ni Yesu Kristo, hari ahantu Yesu Kristo yagukuye, hari n'aho akugejeje uyu munsi. Twagira ku buryo burambuye usangize abakunzi ba Dia Wacu TV ubuhamya bwawe. Yego. Imana nishimwe. Amen. Chantal ni muntu ki? Chantal yavutse ari umwana nk'abandi, navutse mu muryango w'abantu 8 mu nda 7. Wakwibaza ngo ibyo ni ibiki? Mama yabyaye inda 7 ariko zivukamo abantu 8, kuko mu nda ya mama havuye mu nda ye ya kabiri ya mama yavutsemo impanga, bituma tuba abantu 8 kandi mu nda 7. Ingabire ndi umuhererezi w'iwacu kwa papa na mama, nkaba umwana wa 8 ariko nkaba wa 7, kuko nababwiye ko mama yabyaye imbyaro 7 hakavamo impanga, bigatuma tuba 8. Yesu nashimwe. Amen. Bavuze ngo iki kiganiro cyitwaho Yesu yankuye, ni byiza cyane, ni iby'agaciro. Wowe ku giti cyawe muntu ukurikiye iki kiganiro, sinzi buryo ko ufatamo Imana, ariko naje kukubwira Imana nk'uwayibonye. Amen. nashimwe. Nyandwi mwese muramuzi, akunda kwivumbura, mbese Nyandwi akunda guhora byinirirwa, niyo umuhane yikosa Nyandwi yumva kumubwiye nabi, ariko ndashima Yesu wankuyeho umwaka wo kwivumbura. Icyo ni icyambere nshimira Yesu. Amen. Yesu yakabyara, ntabwo yitaho tuvuka. Yesu wacu ntiyita ku mateka yaturanze mu buto bwacu. Iyo ugiriwe amahirwe Yesu akakwemera, ibyo bigukuraho umwaku, bigukuraho inyatsi, bigukuraho karande, ugasigara uvuga Yesu yakabyara, nanjye yangiriye neza. Iyo neza y'Imana niyo nje kukubwira. Amen. Najye narakuze nk'abandi, ndashaka Yesu nashimwe. Navukiye mu muryango w'Abadventiste, iwacu ni komisiyoni y'Abadventiste mu Rwankeri. Kavukire yaje ni mu karere ka Nyabihu, umurenge ni uwa Mukamira. Ubu tuvugana niko wahinduwe muri iri hindura ry'imirenge n'uturere. Ni umurenge wa Mukamira, akagari na Karurengeri, umudugudu wa Kabyaza. Yesu nashimwe. Iwacu mu muryango w'iwacu aho nkomoka ni Abadventiste b'umunsi wa 7. Abadventiste bisobanurwa ngo ni abategereje. Yesu nashimwe. Ntabwo nzanwe no kukubwira idini uyu munsi, ahubwo nzanwe no kukubwira idini itaryarya, ngo nikora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ntumbwire ngo uri umuyisilamu, ntumbwire ngo uri umudive, ntumbwire ngo uri umwadeperi, ntumbwire ngo uri umwangirikani n'andi mazina. Icyo nshaka kukubwira ni idini itaryarya. Yesu nashimwe. Hanyuma nkiri muri abo Badventiste nabamatirijwemo, Imana nishimwe. Nanjye ndabatizwa, mba umukristo, mpabwa n'ikarita, ni byiza, ndabikunda, mba umuririmbyi, nkajya nkunda gusurwa n'inzozi. Yesu nashimwe. Abadventiste ibintu bya Mwuka Wera ni ibintu bitari ibyabo. Ndabakunda simba sebeje, ariko uko niko kuri, kuko nababayemo ndabizi neza. Iyo uzanye ibintu bya Mwuka Wera bavuga ko wayobye. Yesu nashimwe. Ngakunda gusurwa n'inzozi, nabibwira mama banyita Karosi. Yesu nashimwe.
ariko icyo nkundira Imana ibyo najyaga ndota nkabivuga ntibyamaraga icyumweru bidasohoye. Yesu nashimwe. watangiye kujya urota ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 8. Ufite imyaka 8? Yego, rimwe ndabyibuka nigeze kurota musaza waje yitwa Nkurunziza Fanuel bamufunze. Abakora ku isoko rya Byangabo baramuzi cyane. Birangije mbibwira mama bati kandi wa mukobwa we ibyo byo warose ni ibiki koko byarangiye bamufunze bamufatiye ahantu ku isoko ku Byangabo ahantu berekanaga amafilme birangira bamujyanye bajya kumufungira ahantu kuri Mukingo. Imana yacu nishimwe. Hanyuma Imana ibona ko aho ngaho atari wo muhamagaro waje. Yesu nashimwe. Sinigeze nabyitaho ngo mbigire birebire. Igihe cyarageze nanjye na bya bindi by'abadive byo gusenga mbivamo. Imana nishimwe. Ndagenda njya gushinga ngaho. Iyo wabaga warose cyangwa wasuwe n'Imana ukiri mu Badivantiste, ababyeyi bawe cyangwa wabibwiraga babyakiraga gute? Bayibonaga bate? Sabonaga uri nk'umuntu wahanzweho? Inshuro nyinshi bajyaga bambwira ngo ndi inkozi y'ibibi, abandi kuko nabwiraga umuntu ibyo narosa akambwira ati wowe utera umwaku kubera icyo umbwira ibintu bikansohoraho. Abantu umuntu umwe w'umwadeperi niwe wambwiye ati uzi ko uri umukozi w'Imana. Ndamubwira ibyo by'abakozi b'Imana sinzi ibyari byo, mbifata nk'ibiraho sinabiha agaciro. Ubu tuvugana nibwo ntangiye kujya nsobanukirwa Imana yo muri icyo gihe wayibonye. Yego. Hanyuma igihe cyarageze mbona nibyo kuba umudive mbivuyemo, maze kubivamo njya kuba umuadeperi. Umuryango w'iwacu uransha kuko kuva kwa basogokuruza bose nzi ni Abadivantiste b'umunsi wa 7. Mbaye umwadeperi baransha, najya gusenga ngasanga batetse bararya ibiryo barabimara. Haleluya. Namaze impamvu batansigiye ibyo kurya bakambwira ngo ubuse Mwuka Wera ntiwaguhagije. Ariko umuririmbyi wa 359 niwe waririmbye ngo Yesu aramfata akankomeza. Yesu nashimwe. Nanjye nezerewe Imana mu mutima kuko Yesu amfata kandi numva bimpagije. Amen. Yego. Igihe rero cyarageze nabyo sinabirambamo, nza kuza kubivamo njya gushinga bare. Nabonye kuko sinari nakabigiyemo neza ngo menye ibyari byo. Uretse aho tugende gake. Yego. Igihe cyarageze wavuye mu Badivantiste ujya mu Badeperi. Njya mu Badeperi. Wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka nka 23. Uva mu Badive? 10, 20 gutyo, 21, 20 gutyo. Hafi aho 20, 21, 23. Noneho nyuma nanone mu Badeperi naho ntiwahatina naho biva mujya gushaka. Yes. Umuhamagaro w'Imana ntiwari wakanyenjiyemo ngo nsobanukirwe Imana. Gusa nkirimo najyaga mbona hari ubwiza bwanjeho nkabibona, nkabona hari ingabo zindinze nkabibona, ariko nyuma sinaza kubiha agaciro. Ndavuga ngo ubwo umuryango nshiye nkaba mbona mbaye igicibwa binsaba kwipfaho reka njye kwishakira amafaranga. Ubwo uhita noneho iby'Ubudivantiste bivamo? Iby'Ubudivantiste mbirambika hasi, iby'Ubwadeperi mbirambika hasi. Uravuga utereka njye avuga ngo reka njye gushaka amafaranga. Yesu nashimwe. Naragiye njya gushinga bare. Yesu nashimwe. Ntawe nakoreye bare yari yagenda yikora. Imana impa no kunguka ariko mbura kunyurwa. Yesu nashimwe. Ariko ndenda mbwira umuntu wese ukuri uteza amatwi iki kiganiro mubwire ngo kumenwa n'Imana. Iyo bitaguhindukiye amahirwe azagutunga ibihe byose bikubera umwaku w'ibihe byose. Aho ntago nkumvishe. Ndavuze ngo kumenwa n'Imana kwanjye cyangwa se kwawe cyangwa se ku muntu wese uteza amatwi iki kiganiro. Iyo bitaguhindukiye amahirwe azakubeshaho ubuzima bwawe bwose, biguhindukira umwaku ndetse bikagukururira umuvumo wo kuzabaho kwawe kose. Biguhindukira umuvumo byagenze bite? Yesu nashimwe. Imana yigeze yabaza Kayini, biri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 4 umurongo wa 6. Iramubaza ngo niki gitumye ugaragaza umubabaro mu maso yaje? Imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Irongera iramubwira ngo ariko nudakora ibyiza dore ibyaha byitugatugira ku rugi kandi ni wowe bishaka. Yego. Ntega amatwi nsobanura aya magambo. Kumenwa n'Imana biguhindukira amahirwe azakubeshaho ubuzima bwawe bwose. Oyahera kuri biguhindukira umuvumo. Aha, Yesu nashimwe. Biguhindukira umuvumo iyo utesheje agaciro ayo mahirwe wagiriwe. Okay. Yesu nashimwe. Ariko iyo uhindukiye
ukemera amafuti n'ubugoryi ukagarukira Imana, Imana ijya kugarura yakabyara. Ni umubyeyi, ni umutunzi w'imbabazi zitagira akagero. Yo ubwayo yaravuze ngo iminsi yacu yo kujijwa yarayirengagije. Ndashima data wa twese nanjye wirengagije iminsi yanjye yo kujijwa, akongera akangirira imbabazi, akampa andi mahirwe ya kabiri. Yanditse muri Ezekiyeli 16:6 haravuze ngo nuko nkunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata, ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri yarambwiye ngo nubwo ndi mu ivata ryaje nimbeho. Hahandi umuryango wari waranciriye ko nabaye umwadeperi, hahandi nigaraguye mu isayo y'ibyaha ncuruza akabari ngira gute, Yesu anyuzeho wubwe, Yesu anyuzeho. Shana ari umunyamahane. Yesu nashimwe. Sinari nzi kwambara agatenge nk'abandi, sinari nzi kwambara ikanzu nk'abandi, nahoraga nambaye ipantaro kuko nabaga niteguye kurwana isaha iyo ariyo yose. Yesu nashimwe. Ndashima Imana rero yangiriye neza ikankura. Uraje gushinga akabari? Yego. Wahise uba n'indwanyi cyane rwose biteye ubwoba. Nararwanaga bikomeye, nkarwana nigeze nanakubita n'umupolisi wari mukomanda ku kigo cy'ahantu bita ni muri Katabagema, ahantu bita Nyakigando. Aje avuze ngo kubera icyo uri gucuruza ngo abandi bari mu nteko z'abaturage, ifaranga rirosha. Ku myaka yaje 27 nari mfite miliyoni zitari munsi ya 12. Urumva kuri iyo myaka yari amafaranga. Nagiraga umugabo ariko ntacyo yaravuze imbere yaje. Naramubwiraga ni wowe bawicaye hari ibyawe ndabivuga mu kanya. Yambaza ati se wanciriye amazi muri dushe? Nkamubwira ngo nawe ufite amaboko kubera amafaranga yabaga yuzuye ikofi. Yesu nashimwe. Ariko kumerwa n'Imana iyo utabibayemo neza ngo wumvire Imana, wumvire umwuka, bijya biguhindukira umuvumo. Imana ubwayo ikunda icyubahiro, kandi abantu turi umutungo w'Imana, inezezwa nuko tuyishima. Iyo wanze kuyishima rero ijya guhombya gake kugira ngo ikugarure. Iyo ubonye guhomba nta somo biguhaye, inaraguhombanya, byaba na ngombwa ikagukuramo ukuboko, ijisho cyangwa se ukuguru, ukagaruka ku nabi kuko wanze neza. Genda shima Imana data wa twese ko yangaruye itarankuramo ukuguru, ikangarura itarankuramo ukuboko, ikangarura itarankuramo ijisho, ikangarura ugutwi kutaravaho, ikangarura ntarava mu iryinyo. Ndashima data wa twese. Ubwo nk'umuntu wakuze uri umudivantiste, yego, ukava mu adivantiste ukaba umwadeperi, yego, ko numva wari warakuriye mu miryango y'abantu basenga, yego, ayo mahane ateye gutyo yo gusuzugura umugabo, yo kumva ko n'ubuyobozi ushobora kurwana n'abapolisi, yo yaje kwadukate? Niyo nakubwiye ngo kumenwa n'Imana, iyo bitaguhindukiye amahirwe azakubeshaho biguhindukira umwaku. Mbe urumva Imana imaze kuvuma Kayini, yaramubwiye ngo uzaba igicamuke mu isi. Yego, iyo Imana isa nigukuyeho amaboko uhinduka igikenya, ukabaho nk'uzapfa ejo, ibintu byose uburiho nk'ikihebe. Ayo mahane rero niho yaturutse, kuko nari nanzi neza y'Imana yakabyara. Ubwo wabaye nka cya gitabo cy'umutima, ngo iya umutima wari uri mu Imana ukayisohoramo, ngo dayimoni arongera akaza azanye n'abandi badayimoni barindwi bakaba 8. Noneho ibaze nawe nyine, ni hahandi usanga uwari umukirisiti yabivuyemo, arasinda ugasanga yinyariye, arasinda ugasanga yaraye muri borudire, arasinda ugasanga mbese ukabona yataye isura, ukabona yataye ibara, ukabona ariho nk'icyo ntazi mu magambo make. Ubwo si ubwo ako kabari kawe ko waje ukareka gute, ugaruka ute mu gakiza, ari naho twakumenyeye twebwe? Yego, Yesu nashimwe. Ndashaka kubanza kubwira aba bantu iki kintu bakimenye. Nkiri muto numvaga ko gukizwa umuntu aba ageze mu ijuru. Yesu nashimwe. Numvaga ko umuntu wese wakijijwe nta cyago na kimwe yahura nacyo, nta makuba yahura nayo. Mbese numvaga ko gukizwa umuntu aba ageze muri freedom. Numvaga ko umuntu iyo yakijijwe ibyo byose biba ari amahoro, ariko nasanze ari ukwibesha, kuko ijambo ryambwiye ngo tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Amen. Akabari nakavuyemo gute nibyo ngiye kukubwira. Yego, Mana yacu nishimwe. Amen. Ndabyibuka icyo gihe nakubise uwo mukomanda, umuntu wa mbere wanzaniye igitabo cy'indirimbo,
ubu tuvugana sinzi ahaba, nta na nimero ya telefone ngira. Imana yo mwijuru igihe wari mumpera umugisha mwinshi ndawumusabiye niba kibaho. Ni umwe mu basirikari bari baje kumfata, yarambwiye ngo Imana yambwiye ngo nkuzanire igitabo cy'indirimbo. Nicyo gitabo cya mbere natunze, nubwo nkiva mu badive nkajya mu badeperi sinigeze ngura igitabo cya mbere natunze ni uwo musirikari wakinguriye. Amazina ye ndayibuka, ajya aguma kugaruka muri jye, yitwa Sayinzoga Jackson. Niba kiriho ndamusuhuje cyane. Yego, yari umusirikari rwose, yakinzaniye yambaye uniform cyane rwose pe. Niba kiriho na bugingo n'ubu ndabihamya ko akiriho. Uwo musirikare ko numva ashobora kuba afite mission ebyiri, ari ingabo ya leta akaba n'ingabo ya Kristo cyane rwose. Imana yo mwijuru rero ijya imumpera umugisha mwinshi niba kibaho. Uwo muntu wa mbere niwe wambwiye ati rero nubwo tuje kugufata ariko ni wowe nyirakazi yihamagarira. Arambwiye amagambo akomeye, arambwira ati reka nkubwire, Imana yambwiye kuguha iki gitabo gusa, irambwira ngo ni wowe uriho urizira, irambwira ngo Imana yakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, Imana yari ikuzi. Yarambwira ngo wavutse ku bushake bw'Imana ukura mu buryo bw'igitangaza, niyo mpamvu Imana itakwihanga kukubura n'umunsi wa rimwe. Arambwira ngo utarahindukira ngo ugarukire Imana uzaguma kubaho ubabaye ubuzima bwawe bwose, kandi uwo mubabaro ntarahindukirira Imana warakomeje urankurikirana, no mu muryango nshakiye murankurikirana. Ibyo bibwirwa n'umusirikare waje wo gufata cyane rwose. Ku Imana nayo ikomeye. Imana yacu iteye ubwoba, ubibwiye utabizi ntiyabyumva, yakumva ko ari igipindi cy'abarokore, ariko ndi umwe mu bantu bakubiswe n'Imana nkabibona ko Imana ikubita. Oya, nanjye ikintunguye ni ukumva umusirikare, tuzi umusirikare nyine, abasirikare ni abantu batinyitse, yanoherejwe kuri mission yo kugufata, wakubise komanda, arangije we aho kuza yitwaje imbunda n'amapingu azazanye, cyangwa wenda byombi yarabizanye azana ariko igitabo cy'indirimbo. Amapingu yari afitwe n'abapolisi kugira ngo wumve ko narindwanye iteye ubwoba. Narababwiye ntije ni munshorere ndagenda, ariko amapingu ntimuyanyambika rwose. Hari n'igihe vice mayor w'akarere ka Nyagatare yaje kumfata, ndamubwira ngo nge sinicara muri pandagari, jewe sinakwirwamo, nari munini ariko ubunini bupfuye ubusa. Yesu nashimwe. Nari munini ariko mfite ubunini bupfuye ubusa kuko ntacyo nari mariye Imana. Nuko umusirikare rero abapolisi bazaye amapingu, ubwo bari bahuruje abapolisi n'abasirikare cyane rwose. Icyo gihe naje gufatwa n'urwego rw'akarere, ariko mu baje wo gufata haza nk'umusirikare anzaniye igitabo cy'indirimbo rwose. Ndabyibuka nkanabimushimira, Imana izampe kongera kumubona, nibura nzamugurire fanta mushimire. Uwo musirikare ubwo muherukana icyo gihe agushe wo gufata? Duherukana icyo gihe pe, gusa amazina ye nguma kuyibuka. Yambwiye ko yitwa Sayinzoga Jackson. Sayinzoga Jackson. Ubwo hari nko mu wuhe mwaka? Abasirikare ni benshi. Sari nko mu wuhe mwaka byaramwe, reka ngerageze ndaza kuyibuka. 2018. 2018. Abasirikare bakurikirana Dia Wacu TV ni benshi, baratandukanye kandi bafite n'amazina akunda kubasa hirya no hino, ariko twagira ngo uzamenye uwo musirikare witwa Sayinzoga Jackson wakoraga n'umugabo muremure w'inzobe, ndamwibuka, wakoraga Nyagatare muri icyo gihe rwose. Atufashije yazaduhuza nawe akaduha ubuhamya, cyangwa tukamwereka ko igikorwa yakoze icyo gihe cyabyaye umusaruro. Yego. Kuko ntiyakijije umubiri gusa, ahubwo yakije n'umutima wawe. Ntiyacunze umutekano w'umubiri, ahubwo yacunze n'umutekano w'umutima. Yego. Nuko rero uwo musirikare amaze guhereza igitabo cy'indirimbo, komereza aho ngaho. Narakigendanye, ngeze muri gereza numva mbaye nka Paulo na Sira, nongera numva ibihe byanjye n'Imana biraje, mbwira Imana ntari kubundi kubera iki ubundi ni iki cyatuma ngabire nguma gufungwa, ubundi ni iki. Yesu nashimwe. Nukuri numva nsabye Imana mu mutima, numva ngize agahinda, ariko utibwira ko ubwo bwari ubwa mbere ngiye muri gereza, kuko nari umunyamahano, urabyumva nawe. Inshuro nyinshi nizo naguraga icyaha. Imana nishimwe. Watangaga ruswa, urabyumva nawe. Imana nishimwe. Nshima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yitegereje abanyarwanda n'akarengane bagirirwa, igahitamo kuduha perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana nishimwe. Impamvu
kera umunyarwanda yaragukubitaga yakurusha ubushobozi akakugura, ariko ubu perezida wacu yaciye ako karengane. Niba hari n'usigaye yakira ruswa, iryo vomo simushigikiye, itegeko ry'u Rwanda nirigufata rizaguhana. Yego, nageze muri gereza rero numva nicujije Imana, kubera ko agafaranga kasaga n'akamaze gushira. Kuko nakubitaga umuntu yajya kwa gitifu, nkagenda gitifu nkamukubita 300. Kandi umunyarwanda nawe yaciye umugani aravuga ngo uhongera umwanzi amari nka mu biraro. Hanyuma namukubita 200 akohereza abanyerondo kugira ngo bigaragare ko we atabirimo. Abanyerondo baza nkababwira ariko shaho umufata icyo kunywa murya wabokereze burushete muryaryo, ubwo nabaga ndi kunguka, nabaga ndi guhomba. Ariko ntabwo ari uguhomba gusanzwe, ni Imana yampombyaga kugira ngo ikundi nshikire. Bigeze nyuma mbwira Imana, Yesu nashimwe, ndayibwira nti wakabyara we, aho bigeze nemeye ubucucu bwajya n'ubugoryi, ndakwinginze umbabarire. Imana kenshi ari amasengesho dusenga bita amatakira ngo Imana itajya yumva. Iki Imana yitaho ni umutima umenetse kandi kareba n'intego usenganye iryo sengesho. Imana ntitinda kumva. Imana nishimwe, Imana ntitinya kumva. Ibyo tuvuga kabone wabivugira mu mutima, wabivuga ubyatuye, wabivuga uhinga, wabivuga ugenda, wabivuga uri mu isoko, iyo tubwira irumva. Imana ntiyatinze kumva, nicyo nyikundira. Hanyuma irambwira ngo ngiye kukugirira neza. Yesu nashimwe. Akenshi jewe kuva kuri iyo myaka nkubwira, kuva ku mwaka waje wa 12 nibwo natangiye kumva ijwi ry'Imana ryongorera, ariko simbiha agaciro. Nibyo byose nipfayonzagamo byajyaga riza rikankangura saa 9 z'ijoro. Hanyuma simbyiteho ugenge ahita nshire kuteri mu matwi, uburyo bwo kuninira Imana. Ariko kumenwa n'Imana nshuti yaje, nawe ukiri mu byaha uzi neza ko Imana yigeze kukumenya. Nta mahoro y'umunyabyaha ni ku ijambo rivuga. Icyaguhesha amahoro ubutuvugana ucumva ubu butumwa ukumva ko nagiraga amahana arenza yawe, wahita uvuga ngo koko nta kure habaho Imana itakura umuntu. Yesu nashimwe. Hanyuma iryo joro ndirira Imana mu mutima, wavuga ngo buriya yari amaze gushirirwa cyane. Hoya, nari ngifite udufaranga duke duke, kandi nari nzwi kuri burarirwa na Skoro, nagombaga kujyayo nkikorera inzoga zose nshaka nkazishura nsoje gucuruza. Urumva ko niyo nari bushirirwe ka gihumbi nari bujye ngenda nkikopesha. Ariko Yesu yanyuzeho muri iryo joro ryo muri iyo gereza, ndabyibuka sinzabyibagirwa. Hari ku itariki 25 hari kuri Noheli, sinzabyibagirwa. Yesu yakabyaranyuraho. Ayo mahirwe rero yangiriye niyo naje kukubwira, ungeragereze ubyumve, bigufashe, ubishikire, ubigutekeremo. Marayika ushinzwe kubikwemeza azabigucengezemo, kuko nge sinaje kukwemeza, naje kukubwira ukuntu nagiriwe amahirwe Imana ikongera ikanyemera, ititaye ku bubi bwaje, ititaye ku byaha byaje, ititaye kuri kavukire. Nasomye amagambo arambwira ngo yiza kureba kuri kavukire ngo twese twari kuba kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Yesu nashimwe. Hanyuma ndirira Imana mu mutima, ndayibwira ngo noneho manitse amaboko nk'ingabitsinzwe, mpita ntira telefone. Umupolisi wari warayizamu ndambwira ngirira imbabazi, ndabizi ko ari amafuti, ariko ngirira imbabazi untize telefone. Ni iki? Ntindashaka guhamagara umukomisiyoneri akanshakira umukiriya ugura amakurete. Nagiraga amakurete 28, harimo ya Skoro, harimo na ya Burarirwa. Arayintiza, ndamuhamagara, yitwa Vincent, atuye Nyagatare. Ndamubwira ndashaka umukiriya wihuse ugura amakurete. Umukomisiyoneri kumurangira ikiraka kirimo amafaranga nako kanya aravuga ati none se urayagurisha uri muri gereza? Ndabwira ndazi neza ko Imana yanjye ishoboye ibintu byose. Umuntu iyo yageze mu makuba atangira kongera gushikirana n'Imana, arakizwa, ndabigutuye. Ariko nshuti yanjye ndashaka kubwira ngo ukizwe neza, kuko Yesu ari kuboneka kuba mushaka. Umva, Yesu arahari, ateze ibiganza, yiteguye kukwakira. Waratwinginga ngo dutere intambwe imwe yonyine, izisigaye zose ari bwazitere. Nibura gerageza urebe ko ibyo Yesu avuga ari ukuri, utera intambwe imwe, urebe ko izisigaye zose atazitera. Imana yakabyara yangiriye neza. Uwo mupolisi ahita avuga ati none se ko numva uri kugurisha amakurete washiriwe? Ntihoya, ntindumva uyu nguyu atari wo muhamagaro waje. Impamvu nabisimbutse 2017 nigeze nakora impanuka ndi mu murenge wa Musheri. Nari mvuye kwirangurira mucomo, yari yasinze, mbona yanze kujya kuzana inzoga, mfata igare ntireka amakurete njya kuzizanira. Hanyuma nza kuza gukora impanuka ahantu bita muri Gatanu. Aho hantu
bahubakaga ibiraro bya VUP niyo yabyubakaga, hari hatabyemo amafera beto n'amabuye bishinyitse byose ikiraro bataragikora. Amakuru nakiriye icyo gihe, umuntu wa mbere wakozemo impanuka yarapfuye, n'undi wakurikiyeho yarapfuye, uwa kabiri yabaye paralize na bugingo n'ubu niba atarapfa aracyari paralize. Jewe namaze amezi 6 mu bitari Nyagatare, nta hantu na hamwe nakomeretse, nta na hamwe, ariko namaze amezi 6 mu bitaro by'Inyagatare bikuru nsinziriye. Nkangutse umuntu wari undwaje ngo yarambwiye ngo ijambo rya mbere navuze ngo naravuze ngo menye ko uyu nguyu atari wo muhamagaro waje, ariko mbirengaho ndasubira ndongera ndabikora kubera ko amatwi ari mu rupfu ntabwo ajya yumva. Ariko ndashima data wa twese wakuyemo ibyatumaga numva, ubu nkaba nsigaye nkorera Imana mbikunze kandi ubu ndyohewe Imana ku rwego utakumva. Amen. Yego, iryo joro rero uwo mupolisi aranganirira ambera imfura, arambwira ati none se washiriwe? Ntabwo nashiriwe, ariko noneho menye neza ntashidikanya ko uyu nguyu atari wo muhamagaro waje. Iryo joro maze kubivuga sinarayemo, baraje baramfungura. Vincent nawe umukiriya bayamubonye, amakurete ndayagurisha, maze kuyagurisha mpita nimukana navayo ngaruka mu rugo rwa Gitima. Ndashima data wa twese, ndiga kuko nari narabatijwe, banabizi ko nigeze kubaho umukizwe, bantuma icyangombwa njya kukizana. Hanyuma baranyakira bakabyara, nshima Imana, njya muri korari, mba umunyamasengesho, yemwe nkuriye n'abanyamasengesho, ndetse niwaje mu rugo mfite icyumba cy'amasengesho cyemewe n'umudugudu waje, cyemewe n'itorero, ndetse kizwi na paruwasi. Amen. Yego, ukeneye kubohoka wese arahabohokera. Nkorera Imana mbikunze kuko bimbamo, ntabwo ari ibyo banteramo ahubwo bimbamo. Yego, rero naje gusanga bya bindi nibwiraga by'uko uyu muntu akijijwe aba aruhutse intambara, aba aruhutse imihati, ahubwo Imana nayiguteza umunzani, gushira ku munzani ngo irebe ko Yesu uvuga aba muri wowe. Yesu nashimwe. Hanyuma igihe cyarageze umuryango waje urongera uranyemera, ariko wanyemeye kuko Yesu ubwe yabanje kongera kunyemera. Nukuri Yesu atarakwemera uranama. Ababyeyi bawe bagezeho bongera barakwemera cyane rwose. Ubu ndi umwana ukunzwe iwacu, nukuri ubu ndi umwana ukunzwe. Basaza banjye baparika amamodoka yabo bakaza kureba mushiki wabo. Baracyari abadive ariko bo baracyari abadive rwose. Yego, baracyari abadive, ariko barambwiye ngo amahitamo yawe niba ariyo wahisemo ntitukurenganya. Okay. Ubu ntibakivuga ngo wataye umurongo. Reka rwose niyo ngeze iwabo mbwira Imana nti ndasaba imbaraga, hanyuma ngasenga nkumva ko Imana iri mu ruhande rwanjye, bakavuga bati nukuri ko Imana ngabira arakizwa. Burya nubona umuryango uvukamo gutangiye ubuhamya, ukabona mu mudugudu bagutangiye ubuhamya, na ubundi ijambo ryarambwiye ngo amagambo yacu niyo azadutsindisha kandi niyo azadutsindishiriza. Yego, ngarutse mu rugo rero byambereye ibindi bindi. Yesu nashimwe. Umugabo wanjye wabo avuka ari we wenyine na mushikiwe, ubwo urumva ni abana babiri. Nta mukuru w'umugabo wanjye ngira, nta na murumuna w'umugabo wanjye ngira, ni umugabo wanjye na muramushimwe. Nasanze mabukwe akizwa, ariko hari uburyo kidukizwa ku isura. Nyamara ni nka rya jambo Yesu yavuze ngo banshimisha iminwa, imitima yabo ikamba kure. Yesu nashimwe. Kiri Nyagatare mabukwe yajyaga yikorera ikibuye kinini, nagiye mu butayu akagenda yagera ku mukoki akajugunya yo, nguyu n'umukazana wanjye njugunye yo ntazagaruke. Yesu nashimwe rwose pe. Yesu nashimwe. Ndenda kubwira umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro, ntugasengera umwanzi wawe ngo apfe, ahubwo jya usengera kugira ngo Imana imuhaze uburame, ubundi zanyuze kugira neza imbere yawe akiriho, abona ibyiza data wa twese wo mu ijuru ajya akora. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hanyuma ndabyibuka igihe kimwe umugabo waje yari inyuma ndi imbere, tuvuye kwa mabukwe nyine kuko niho twubatse, dutaha nari mfite inda y'amezi 7. Mabukwe ahagarara ku marembo aratwitegereza tumanuka, arampamagara ngo Ingabire ntikarame mubyeyi. Ndahindukira arambwira ngo urakameneka inda zari 7:00, 9:00 z'amanywa ndiva muri umwana w'umuhungu. Yesu nashimwe. Kandi ari umukristo cyane rwose. Hari 7:00 z'amanywa, izuba riva, hari kuwa mbere. Sinzabyibagirwa umunsi w'igikomere, umuntu ntajya wibagirwa, ariko nukuri naramubabariye, ndanamukunda cyane bidasubirwaho. Kubera iki? Bibiliya idutegeka no gukunda abanzi bacu. Niba witwa kukizwa ukaba ufite umuntu wakunaniye kubabarira, gukizwa kwawe ni 0. Mana yacu nishimwe. Noneho je ninkubwira ngo kwa mabukwe baranyanze, bategeka umuhungu wabo kunyirukana, umugabo akashaka ikosa riri butuma nyirukana akaribura.
arangije baramubwira bati nidushaka umukazana w'umukiga kandi nkiyashaka ntibigeze banyita umukiga. Inzu ntuyemo narayiyubakiye ku giti cyanjye, nta n'itafari nasanze umugabo yarabumbye, ariko inzu imaze kuzura nakinga ngasanga sirendere bayikuyemo, nashiraho ingufuri ngasanga ingufuri bayiciye bashiraho indi, ngasanga utwenda hanze ngo ninsubire iwacu. Yesu nashimwe. Ariko burya nasubiraga iwacu ngo musaza wanjye ntunge, nasubiraga iwacu se ngo data ntunge, ko nta n'uw'icyo gihe nagiraga. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko ibyo byose nibyo bidusunikira mu gakiza, kwihangana kwawe. Ibigeragezo namaze kumenya ko ariko gasabune Imana igikarabisha umuntu wayo, hanyuma yarangiza ikamushira ku munzani ngo arebe ko ari ku rugero rushitse. Yego. Ubwo nyoko bukwe akubereye ikigeragezo, si we wenyine. Byageze igihe na data bukwe abizamo, na muramukazi wanjye abizamo. Ngira muramukazi wanjye afite ibiro bitarenze 35, byumve ko namuterura muri kano kaboko. Ariko yajyaga aza akambwira ngo sohoka gicucu. Mu nzu niyubakiye ngasohoka n'umutima mwiza, nkicara mu muryango hagati, akazana inkoni na mabukwe yazanye yindi, nkicara nkarambiriza, umwe agaturuka hakubita n'undi agaturuka hakubita, nkababwira ngo Imana ibahe umugisha. Kandi ari mabukwe na muramukazi waje, nta muri bo nta n'umwe undushibiro, uwo nakubita urushi yasinzira. Ariko Yesu bwa mbere akimpaga kiza, yarabanje amaramo ubushege nshuti yaje, amaramo ubushizi bw'isoni. Haleluya. Amaramo ubushinzi, arangije arancura, aranagura, ampindura igikoresho cye kizima yishimira. Ibyo ngibyo bimpa amahoro yo mu mutima, ngatera haleluya, nezerewe Imana mu mutima iyo nibutsa aho yankuye. Icyampa umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro nawe akibuka aho Imana yamukuye. Nuko rero ikigeragezo cyo mu muryango washatsemwo nacyo kikubereye ikigeragezo. Ikigeragezo kimbera ikigeragezo, n'ubu sura cyakirimo cyane rwose. Ariko Yesu wacu ubu ngubu ndimo ndumva imirindi yo gutabarwa. Yesu yarambwiye ngo nzakwimura. Yego. Rero hari ukuntu Imana ivuga wowe ugahita wumvirana. Ikibivuga naratashye njya koza ivarisi, nirirwa mfura ndapakira ivarisi ndayikurura, ngeze mu muryango mpasanga umukecuru arambwira ngo iki si cyo gihe. Ambwira ngo Imana yaravuze ngo izakwimura, ariko izakwimura yarabanje kwereka abanzi bawe ko ari Imana ishoboye ibintu byose. Byanditse mu Kuva ibice 6. Ngo Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ngo iramutuma, ngo nuko Imana irongera ibonekera Mose ngo iramubwira ngo nitwe Uwiteka. Haleluya. Iramubwira ngo nabonekeye Aburahamu, Isaka na Yakobo, ngo nitwishoboye byose, ngo ariko sinabimenyesha, ngo ahubwo nitwe iryo zina. Ndangije nkajya nyibaza nti none se uku gutotezwa ngirirwa urakureba? Nakorora ihene bakayiha ikinini, nakorora inkoko bakayiha ikinini. Ndabyibuka rimwe nigeze gupfusha ihene 8 ndi ku Gisenyi. Mana nishimwe. Kandi ngo ubwo nari nagiye mu ivuga butumwa. Yesu nashimwe. Ntabwo Imana ikuraho ibituma dusenga, ahubwo igikuraho ibituma duserera. Yesu nashimwe. Natangiye mbabwira ngo turi umutungo w'Imana. Imana inezezwa nuko itubona hafi yayo. Nshuti yaje, ntabwo Imana yatinze kudutabara, ahubwo igigira ngo ijya yitegereza rega n'Imana kandi z'ubwenge. Yaremye umuntu ikamuha ubwenge, ifite uburenze ubwo yaguhaye. Yaremye umuntu ikamuha ugutwi, ifite amatwi arenza yo ufite. Mbese kwa kundi wumva uri umunyabwenge mu byawe, Imana ifite ubukurenze. Akenshi nigeze nafata amasengesho, njya ku musozi jewe jyenyine, njyana umukubuzo, njyana n'igitenge gifuze neza, ngezeyo ndakubura, ndambura cya gitenge mbwira Imana nti ndakwinginze manukuze tuvugane ngira icyo nkwibariza kandi unsubize. Yesu nashimwe. Hanyuma mu kanya gato cyane akayaga keza karahuha, ijwi rirambwira ngo ngaho naje mbaza. Ndangije ndamubaza nti ni kubera icyo abantu basenga bagahera ku misozi? Warakennye kujya umbwira ngo isi n'ibyuzuye n'ibyawe, ubura iki ngo utabara abantu bawe? Warakennye basi ngo ukoreshereze fundraising mu banyamasengesho tuziranye, ariko nibura ugira abantu nk'ica umutabarira rimwe. Mana nishimye. Irangije rasubira mirambwira ngo isi n'ibyuzuye n'ibyaje. Yego. Ngo ariko sinigeze nanirwa gusubiza abantu baje. Irambwira ngo icyo nshinja abantu. Yesu nashimwe. Irambwira ngo nuwo ngiriye neza nkamuha avance, ku neza namwemereye ajya arengwa akava mu nzu yanjye nkamuheruka burya. Irangisha imbwira ijambo rimwe, irambwira ngo icyakora nzajya ngenda noroshya ingoyi.
ingoyi si ikinyarwanda cyumvikana kirumvikana. irambwira ngo nzajya ngenda noroshya ingoyi uzabihagararamo neza akirinda kurengwa azagera muri ya neza yose itavuyeho ijambo na rimwe namusezeranije. muri Habakuki ibice ni 2:3 hari amagambo avuga ngo ibyategetswe byose bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho ngo ndetse kabone naho byatinda uzabitegereze kuko kuza ko bizaza. hanyuma mu kubara hari amagambo avuga gutya 19:20 haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye ndetse ngo si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyavuye mu kanwa kayo no kubikora izabikora, ibyo yavuze no gusohora bizasohora. Haleluya, Yesu nashimwe. Rero ndashaka kubwira umuntu ukiri mu kigeragezo ntabwo ari uko Imana inaniwe kukigukuramo, nta nubwo hageragezwa b'Imana yanze gusa, ari byo nakubwira ngo ihute muri Yohana 11 duhurireyo. Hari umugabo witwa Lazaro, izo ni inkuru za Lazaro twese tuzi. Lazaro yararwaye kandi yari inshuti ya Yesu bidasubirwaho niko handitse. Hanyuma ngo bashiki be batuma kuri Yesu ngo baramubwira ngo Lazaro ukunda, iryo jambo rirahari nusanga ridahari uzanyomoze. Haravuga ngo Lazaro ukunda kandi koko na Yesu yaramukundaga. Ikimenyetso ni cyuko ku murongo wa 35 w'ibice 11 bya Yohana hari ijambo rivuga ngo Yesu ararira, yaririye Lazaro, bivuze ko yamukundaga. Rero bivuze ngo reka gutonganira intambara urimo, ahubwo bihagararimo neza usenge ubwira Imana ngo nshoboza gushobora ibyananiye abandi n'ukwihangana nibyo byananiye abandi. Hahandi bakwita igicucu ukavuga merci, hahandi bagucira mu maso ukihanagura. Yesu nashimwe. Naho cyagihe umuntu akubwiye nabo ukavuga ngo buretse agakiza ngafashe hasi umukobwa w'abasindi nkwereke, nta kufite. Yesu nashimwe. Yibaye waruzi imbaraga byasabye Imana kugira ngo ayo wivugisha ubukiyavuga, ntiwagatinyutse kuvuga ijambo rya reka agakiza ngafashe hasi nkubwire, uramubwira birakuraho ko ari umuntu. Yesu nashimwe. ubwo umufashije ikirata. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkwingingire muntu wese uduteze amatwi kugira ngo niba hari icyo wamenye ukomeze icyo ufite utakinyagwa, kuko hari igihe kigiye kugera umuntu wese agatungwa n'amazi yivomeye ku giti cye. Yego. Ikigeragezo nkibayemo ariko ndimo ndumva imirindi yo gutabarwa. Mana nishimwe. Seri y'Imana iri bugufi bwaje, jewe ndimo ndayumva, ubihakana azaza mbaze mwereke ibimenyetso n'ibihamya birahari. Yesu nashimwe. Umuririmbyi umwe yagiye mu mwuka aririmba ikorasi ndayikunda cyane, rangisha aririmba gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, neza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we. Nanjye neza y'Imana rero ndiho ndayibona muri iyi minsi. Rimwe iwajye mu rugo kugira ngo wumve neza y'Imana mbikubwiye ntiwabyemera, keretse uje nkagutegera nkakujyana kuri iyo nyubako nibwo wabyemera. Rimwe umusirikare aza gusengera iwajye aturutse Igicumbi. Bwa mbere yari afite ikibazo cy'uburwayi, yari yararwaye mu nda budatuma abasha gukora inshingano z'umupapa. Hanyuma afite n'ikindi kibazo baramugeretseho ikibazo cy'amafaranga $600,000. Hanyuma araza aginguka mu muryango, Imana ikaba yari yarayimpaye amakuru 9:00 irambwira ngo ndi bwakuzanira umusirikare musengane, afite ibibazo bibiri. Hanyuma araza ageze mu rugo ndamubwira nti rero ihanganira uri we wambura inkweto wicare ku mukeka dusenge. Tumaze gusenga ndamubwira nti kugenzwa n'ibibazo bibiri. Bwa mbere wararwaye urivuza, ibitaro bikomeye byose wabigiyemo biranga. Kabiri ufite ikibazo cy'urubanza rukomeye cyane rwa $600,000 wageretswe utazi uko byaje. Iyeri tuyo mu gihugu cyo mwijuru yambwiye ngo byatewe na runaka muha amakuru yose, ni kandi kimenyetso. Shira telefone yawe ku murongo uraje uhabwa amakuru yuko abakugeretse izo dosiye bari muri gereza. Aragenda ninkubwira ngo Imana yacu ikora bucece, ariko imaze gukora ikigambiriye igibishira ku mugaragaro yakabyara. Muri kwa kwangwa n'umuryango, data bukwe na mabukwe na muramukazi banjye baricaye baravuga ngo ubwo umuhungu wacu ananiwe kumwirukana. Yesu nashimwe. Bajya batwita barozi kubera ko badutega bakabona turiho. Bo bahita bavuga ko twe turoga ibiruti byabo, ariko Yesu nashimwe. Muri Zaburi haravuze ngo ihembe ry'umunyabyaha rizavunagurika, ariko ihembe ry'umukiranutsi rizashirwa hejuru. Yesu nashimwe. Haleluya. Hanyuma bo baravuze ngo ubwo umuhungu ananiwe kumwirukana reka twebwe tumwirukane. Mana ishimwe. Baranyirukana birabananira, bibananiye bafata ikibanza cyaje baraza bagisamo kabiri, kuko nari narubatse haruguru mpatera imibyare, nagiraga urutoki rwinshi cyane, naruteye ku mugaragara abaturage bose akayaga babireba, naho navanye imibyare harahari. Barangije baraza bafata imihati bayitera ku nzu.
ku nguni z'inzu bivuze ngo singira naho gucukura ikimoteri. Yesu nashimwe. Ariko nukuri ndenda kubwira umuntu wese wicaye mu kibazo ngo hari igisubizo kijya kiva mu ntambara. Iyo uzibayemo neza ugategereza Imana ukarindira ugasenga ugakora ibyo gukiranuka, Imana igize igakura igisubizo muri za ntambara. Nta handi kizava muri za ntambara. Yesu nashimwe. Hanyuma araza agize ngo arashaka aho tuwarete irarayibura, ahubwo agwa ku muhati ushinze ku nzu. Ndamubwiranire ga tuwarete iri mu gikari mu mbuga. Agenda ntacyo ambwiye. Yesu nashimwe. Hashize ukwezi n'ibyumweru bitatu arampamagara arambwira ati rero nashize amafaranga 15,000 kuri konti yawe ya mobile money, ndenda uteguze unsanga igicumbi, ndumva nshaka ko tuvugana. Gusa yarabanje agiye kugenda yarambaze ngo nese hano naho utuye cyangwa naho ucumbitse. Nabwira nta niho ntuye. Arambwira ngo aha nta nta umukozi w'Imana nta hangaho ubona niho ntuye. Hanyuma mbere yuko amamagara ibyo byumweru bitatu n'ukwezi bishize yarampamaganya akanimero yanjye y'indangamuntu. Ndavuga nti se nanjye ugiye kumpimbira dosiye nk'iyo baguhimbiye. Arambwira toya ngirira imbabazi umpe nimero yawe y'indangamuntu n'amazina yawe yose abakundangamuntu. Ndabimuha, sinarinzi icyo agiye kubikoza, ariko Imana ikaba yari imaze iminsi imbwira ngo izantuza mu mujyi, ariko jewe sinabisobanukirwa. Irengaho irambwira ngo izantuza mu mujyi wa Kigali. Yesu nashimwe. Ndi muri Gatsibo ariko ndimo nzinzi varisi kuko ndabizi neza ko ntazayirambamo. Yesu nashimwe. Haleluya. Izi nkuru nzikubwiye ntiwabishikira, ariko ubishaka azaze nge kumwereka inyubako. Hanyuma ndakugendeye ngeze kuri uwo musirikari. Yesu nakugira neza, ajya wihagararaho ariko ntukagaragaza inzara kuko Imana iba yaravuze ngo izakugaburira. Nukuri ko Imana iragabura ifi n'ifiriti bisigaye bigagira iwaje mu isorori. Nabikubwira ntiwabyemera keretse wenda rimwe ubikoreye nk'urugendo shuri ukazi waje. Yesu nashimwe. Hanyuma ndagenda ngeze yarambaza ngo murafata iki, ndamubwira ngo ntacyo. Yikoza mu cyumba abazanya envelope yingi yitwarwamo impapuro arayimpereza. Imana ikaba yari imaze iminsi imbwira ngo insinyishirije sheke. Mfasha ya envelope numvira remerera imigipapuro gikomeye. Je ubwo nk'umwana w'umuntu nabonye azanye envelope mitangira bya byishimo ngo bura harimo ya sheke. Yesu nashi nukuri kubesha ni kubi. Jewe nabonye amperesha iyo envelope mpeta mvuga ni Imana ishimwe we, ya sheke Imana yambwiye ngiyi tu. Ariko nkozeho numva harimo igipapuro gikomeye mpeta numva ncitse intege. Yesu nashimwe. Ngira isoni zo kurebamo. Arambwira ati pfundura urebemo rwose ya envelope ni yawe. Ntungurwa nuko nsanze ari icyangombwa cy'ubutaka cyanditse mu mazina yaje. Mana yacu nishimwe. Hanyuma nkimara kukireba yarambwiye ati ngaho haguruka nge kukwereka. Turagenda. Ni igicumbi mu mujyi, anyereka ikibanza cyiza cyane. Arambwira ati iki kibanza ni icyawe uzaturamo. Nasanze umukozi w'Imana adakwiriye gutura hari ahantu umuntu atabona. Atusa ubu ngubu upfuye bagushingura he? Ntidata buko yarambwiye ngo bazanshingure mu nzu. Yesu nashimwe. Arangije tugihagazaho nukuri ko Imana natinyiye Imana. Imana yacu irumva, Imana yacu irareba, kandi Imana yacu irakora, yitwa ishoboye byose nkuko yabivuze mu kuva. Amen. Tugihagazaho tukiganira imodoka imena amabuye yari yahageze, imena umucanga yari yahageze. Aho ngaho igicumbi mu rwose uko niko kuri nkubwira. Inzu ubu tuvuganire muri finissage, kandi ubu ndi hafi kumuhamagara nkamubwira nti uzibuke dushe na toilette byo mu nzu, hanyuma wibuke niyo hanze. Uko niko kuri Imana iguteye iteka urabigendera. Ntabwo nkubesha. Umuntu wese ubishaka azaze tugende nge kuhamwereka, si inkuru y'impapuro. Nanjye tuzajyana tuhereka abakunzi bacu. Imana yacu nishimwe. Noneho kandi ndi hafi kumubwira ntari kuzibuke na kavanderateri. Iyo umuntu amaze kunywa icyayi cyokera kiraza, uzibuke na kavanderateri. Yesu wacu nashimwe. Nukuri gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro. Gusa ingorane ni zimwe. Hari abari gukurikira Imana bakurikiye ya migati Yesu yajyagaho abamushungereye. Igihe kimwe Yesu yagendaga n'abigishwa be ngo arangije bageze ahantu ngo Yesu arababwira ngo nibikorera amabuye. Yesu nashimwe. Ibi bivugiye iki? Yesaya 60:10 haranditse ngo icyaha cye cy'umururumba cyarandakaje ndamukubita ngo narihishe mbabaye. Aho ngaho ni muri Yesaya 57:17 haranditse ngo icyaha cye cy'umururumba cyarandakaje ndamukubita ngo narihishe mbabaye, ngo akomeza
gusubira inyuma mu ngeso ziwe mbi zikundwa n'umutima we. Nshuti yanjye uteze amatwi iki kiganiro, umururumba ni mubi, isari ni ribi. Ntukifuze ko ibyiza bitaha iwawe ngo bye gutaha kwa mugenzi wawe. Mana nishimwe, ahubwo nujya ubona ibyiza bigeze kuri mugenzi wawe jya uvuga ngo Mana ndagushimye ko umutabaye, ubwo avuye ku rutonde ni jyewe ukurikiyeho. Yesu nashimwe. Hanyuma Yesaya 60:10 haravuga ngo abami bazubaka inkike zawe n'abanyamahanga babo bazagukorera kubera ko narakaye nkagukubita. Yesu nashimwe. None serata ubwo iryo jambo ryo muri Yesaya 60 ntiryansohoyeho, inzu yanjye ntigiye kuzura igicumbi mu mujyi wa Gicumbi, mu mujyi rwose igicumbi hariya, kandi amakuru mfite nayuko ntazaturayo. Uzajya i Kigali? Nzatura mu murwa. Amen. Nukuri nabikubwira ntiwabyumva. Nyine Imana igiye kugutabara, igutabarira rimwe. Imana igishiramo n'amande y'ubukererwa, igashiramo n'indishi z'akababaro. Abantu benshi barabesha ngo indishi z'akababaro zizi y'umuntu yapfuye, ariko cyo ni ikinyoma. Imana yiyiguhaye ishiramo amande y'ubukererwe. Ujya wumva abantu bakunda kuvuga ngo Imana igukerereje iragutegera. Uko niko kuri. Iyi Imana igukerereje iragutegera kugira ngo ubyumve neza ko nta manyanga arimo, ubyumve ko ibyo nkubwira ari ukuri mpagazeho. Yobu we yabivuze neza, aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Nsomye amagambo arambwira ngo Imana ntizigera igira icyo yima bagenda batunganye. Wowe tunganira Imana ubibemo neza, ubundi urebe kwita kugirira neza. Uyu munsi turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 2022. Jewe Ingabire mu mazina yanjye bwite nta myaka 3 mfite ntaragura imodoka yanjye bwite kubera ko iyera yayinyemereye. Amen. Umva ubishaka azaze mutware. Oya natwe tuzaza tujyane. Nukuri kw'Imana genda hamanya n'Imana, ndiho ndumva imirindi y'Imana kugira ngo ubyumve. Yesu nashimwe. Umuntu umwe yigeze yambwira turabizi ntabwo mbizi. Ati Imana irambwiye ngo uzatanga ikiganiro kuri YouTube. Ndamubwira ntizo n'inzozi. Njyewe ubwanjye sindatunga smartphone, ibyo bya YouTube sinzi byari byo, nzagitanga binyuze mu zihe nzira. Ariko Imana yacu igitungura umuntu. Ninkubwira ngo ko umwana w'umuntu agutungura akagukorera surprise, Imana yacu yo igishiramo akarusho. Umunsi weje Imana yantunguye ngira ubwoba. Ejo mu gitondo saa 12:15 Imana yantunguye ngira ubwoba. Ejo ku itariki 22 saa 12:15 Imana yantunguye ngira ubwoba bwinshi mu mutima, mpinda umushitsi ndangishe ndavuga ngo urafande, ndavuga ngo ndakubonye. Uri Imana yacu bwite, uri Imana ivuga ibyo wavuze ukabikurikira ukabisohoza. Mbaza ngo byagenze bite rwose. Yesu nashimwe. Yego. Muri kamere yaje yandanze nubwo nari umurwanyi gutyo, narataye Imana ariko nagiraga umutima w'impuhwe. Atari kuvuga ngo nagakiza, ahubwo niwo mutima undemyemo, niwo mbese niryo bumba ndemyemo. Hari abagira impuhwe bakakugirira impuhwe gusa ntibagire icyo bakumarira, ariko nge nkugirira impuhwe nkanagira n'icyo nkumarira. Hanyuma nkajya mbona umuntu wese nkamugirira imbabazi mu gihe cye mubonyemo. Ukeneye amafaranga nkayamuha, ukeneye imyenda nkayimuha, ukeneye ibyo kurya nkabimuha. Ubyumve neza ko ushobora kuza kunganyira mfite ibyo ntetse biri mu isafuriya nkabiminina nkabiguka bitwara agiye nkajya mu buriri nkiyorosa. Hanyuma nkajya murambaza Imana ntariko kukingirira abandi imbabazi kanabagirira icyo ngombye kubagirira, ariko je nagira ikibazo nibura nkabura umbwira sorry byonyine. Yesu nashimwe. Icyo kintu nkajya mura nkibaza Imana ikicecekera, nkakibaza Imana ikicecekera, nkakibaza Imana ikicecekera, nkakibaza Imana ikicecekera. Ariko umunsi w'ejo nabonye igisubizo cyacyo, mpita njya mu ikayi yagenda vivura ngo Mana ushimwe kunsubije. Ndanayibwira ntubu naho wanyeza ngapfa, napfa mbonye igisubizo cy'ikibazo maze imyaka myinshi nkubaza. Yesu nashimwe. Umuntu yamamagaye yitwa Ngironsanga, Imana nimuhereza umugisha mwinshi. Ntabwo muzi cyane, twateranye kabiri konyine ahantu bita Ndabirambiwe. Hanyuma ejo mu gitondo arampamagara nta na nimero ye nagiraga, arambwira ngo nitwa Ngironsanga, arambwira ngo twaricaye tugutekerezaho. Ntuvuze ngo iki? Ngo twaricaye tugutekerezaho, ngo turangije tugushira muri groupe yacu yitwa Ubugingo Bushya. Yesu nashimwe. Ambwira ibisubizo by'ibibazo byose navanye kanyarira ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 9. Imana yarambwiye ngo iyo gatushe ufite n'ukwezi kumwe ukitunze mu biganza byawe, kuko ngiye kuguha smartphone. Ngira Imana ntariko nawe ntugakagatize. Jewe utuye ku Mukoki hariya Nyarusambu ku manegeka, leta nubwo yirirwa ibwira abandi ngo tuve ku manegeka nje n'ubwigurira ikibanza handi narabubuze.
Mana nzatunga smartphone kubizi ko n'ihene natungaga zerutse gupfira rimwe ari 8 iyo smartphone izavaye no muri basaza banjye bifashije ko nta wayimpa Mana bizagenda bite irambwira ngo usibye na smartphone izaza ari nshifunitse. Amen. Hanyuma uwo mugabo arambwira turabizi ntabyo nzi arambwira ati twagutekerejeho tumaze kugutekerezaho dusanga biri bugende gutya na gutya na gutya na gutya ati ikimenyetso cyihuse ko ari Imana ibivuze nuko twateranije amafaranga tukakugurira smartphone. Amen. Buriya ejo nari bujye kuyitora ariko nibutse ko mfite mission y'Imana yo kujya mwivuga butumwe Karambi ndavuga nti ngiye ku mission y'Imana umva Imana ntikakugirire neza ngo wibagirwaho yagukuye hari habi Yesu nashimwe ariko mfite amakuru yizewe yuko nkiva mwivuga butumwa nzajya gutora telefone ugira ngo nibyo byonyine se mu Bugesera hari yindi nziri gushaka kwishurwa ya Ngabire. Haleluya. Ariko nabwiye Imana ntubyibuke ko mu Bugesera ni hafi y'Ikigali ariko si Kigali. Gahunda ni mu murwa. Gahunda ni Kigali. Yesu nashimwe. Nukuri nunyemerera ubijyemo neza. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu wacu nashimwe. Ubuhamya ni burebure gusa ndakeka ibyo wumvise niba utari ingumba y'amatwi wumvise ko nta kuri Imana itakura umuntu. Hanyuma nunyemerere dusome ijambo riri mu Gutegeka kwa 2 ibice ni 28. Yesu nashimwe. Ni ijambo ndarikunda cyane ibice ni 28. Nibura duhere ku murongo wa 2 haravuze ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe uzagira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu murima hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo uzagira umugisha mu majya no mu maza Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira ndwi Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Yesu nashimwe. Hanyuma dukomeje hari amagambo avuga ngo ariko niyi mivumo izakuzaho yego nutumvira Imana uzisomera icyo gice cya 28 uzabisangamo. Imana yacu nishimwe. Ibyo byose ni inkomezi nguhaye zo kugira ngo wumve ko kubaha Imana atari ukujishwa wumve ko kubaha Imana atari uguhomba kubaha Imana ni ugushora hunguka kuko ni umushinga udahomba. Yesu nashimwe. Hanyuma wihanganira ibyo bikugerageza kuko ijambo rirambwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Nkaguha igisubizo cy'ikibazo abantu bose bajya bibaza. Icyo kibazo bibaza baravuga ngo kubera iki Imana itaturinda umunsi mubi. Yesu nashimwe. Imana ntishobora kukurinda umunsi mubi kuko nakubwiye ko ibibi ibyago ari ibigeragezo n'agasabuni Imana yogesha umukiranutsi kugira ngo agere ku rugero rushitse ahubwo icyo Imana ikora ikurindira mu munsi mubi. Itangazo rero Imana ikurindira mu munsi mubi kugira ngo utakwica. Imana ishimwe. Itangazo ngo utangarije uyu munsi nirivuga ngo Imana ntizigera igira icyo yima abagenda batunganye. Yesu nashimwe. Hanyuma niba hari ibyo Imana yakubwiye niba ufite isezerano Imana yagusezeranije ribagarire usengeshe ukuri no mu mwuka icyo Imana yanga nugenda bivanga. Uyu munsi ugakorera Imana mu kanya ukitwikira ijoro ukajya gukora ibibi ngo pasitoro ntandeba ngo musumba ntandeba ngo muririmbyi turirimbana ntandeba mu ijuru hari ijisho ritureba tutarireba. Yesu wacu nashimwe. Hanyuma abikora ubikunze ubikore neza ubikiranukemo Imana izakugirira neza. Namenye ko nta muntu ujya witambika umugambi w'Imana. Yesu nashimwe. Ibyo Imana yagambiriye gukora byose izabikora ku bugingo bwawe kuko Imana ntigikomwa mu nkokora. Yesu nashimwe. Yigeze yabwira Mose ngo mbwirira Abayisirayeli bagende ngo nanjye nziheshereza icyubahiro kuri Farawo ngo ndetse no ku ngabo ze. Nuko ngo baragenda bakambika hafi ya Yorodani bariho babamba amahema ngo nuko bikanguye barebye inyuma ngo bumva guhinda kw'amagare ya Farawo ngo ndetse banabona ingabo nyinshi zibakurikiye ngo hanyuma Farawo akibakurikira
umutima we ngo wuzuye ubwibone, ngo aravuga ngo nimba afata ngo ndibukure inkota yanjye mu rwubati ngo maze mbimarireho iki agahinda. Ariko burya ayo magambo yayivugishaga yari mureba, Imana yari izi ikiri bukore. Yesu nashimwe. Hanyuma reka guhura n'intambara mu itorero, reka guhura n'intambara mu idini, ni idini kuko mu itorero nta ntambara zibayo. Yesu nashimwe. Impamvu ari idini, Yesu yaravuze ngo yego nimwitonda mukitondera amategeko yanjye ngo mugakora ibyiza muzarya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga kumvira inkota y'Uwiteka izagenza gute? Izabarya. Yesu nashimwe. Rati intambara zirava he? Niba twese dukorera Imana imwe intambara irava he? Ariko nkubwire ngo ihanganira amacumu uterwa na bene so mu murimo. Icyo nzi cyo kwihangana kwawe n'umwete wawe no guhirimbana kwawe ntabwo bizaba iby'ubusa ku mwami. Yesu nashimwe. Bo barakora ibyo bashaka nk'abantu, ariko Imana nta kizayibuza kukugirira neza. Hano hari ijambo mu migani ndarikunda cyane, ni ijambo ndarikunda cyane, 21 umurongo wa 30 haravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Imana. Ibyawe niba uhamanya n'Imana ko ari iby'Imana koko, Imana ibyibereyemo. Nkuko yabaye mu by'Abisirayeli kuri ya nyanja, ngo baratatse bahindukirana Mose baramubwira ngo sibyo twakubwiraga, iyo turekerayo tugakuma tukakora uburetwa ntibyari kuruta uko twari buze gushirira mu butayu. Ngo nuko Mose atakira Uwiteka, Uwiteka arumva, aramubaza ngo niki kiguteye kuntakira? Ngo nuko Uwiteka abwira Mose ngo mbwirira Abisirayeli bakomeze bagende, ngo hanyuma nawe urambura inkoni ku mazi, amazi arigabanyamo kabiri mubona inzira. Icyantangaje wakabyarawe mu bice 14, Mana we uri Imana nziza. Byo mu gitabo cyo Kuva hari amagambo ajya nkomeza kuri 24 haravuze ngo nuko mu gicuku cya nyuma. Yesu nashimwe. Ngo Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'igicu, haleluya, ngo arangije akebuka Abanyegiputa gusa bacikamo igikuba. Ndenda kukubwira ngo mu ijuru dufite Imana irareka ingorane n'amakuba bikakuzira. Muri Yesaya niko havuga ngo ariko Uwiteka ajya mukiza muri byose. Haleluya. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Muri Zaburi niko havuga ngo ariko Imana ijya imukiza muri byose. Hanyuma Yesaya 43 haravuga ngo nuko nuca mu mazi menshi ntazagutembana, ariko uzaba wayaciyemo. Unyumve neza. Ngo ndetse nuca no mu muriro ntuzashya, ngo ndetse n'ibirimi byawo ntabwo bizagutembana. Ubwo rero ucumva aya magambo usubizwemo imbaraga, usubizemo inkomezi, uvuge ngo nubwo mbabaye nonaha nzi ko igihe kimwe nzaruhuka. Yego. Imana ishimwe. Rekeraho kwivovotera Imana uvuga ngo ariko Mana ntunzi nuko ari igihe kitaragera. Igihe cyawe nikigera kizagushaka. Icyo nzi cy'Imana nuko ugira indi jambo yavuze rikarinda nuwo yaribwiye mpaka Imana igenze gute irishohoje. Iri jambo ryo mu migani rigutere kumva ukomeye, rivuga ngo nta nama, nta bwenge, nta buhanga bijya bibasha kurwanya Imana. Nta mwana w'umuntu wakwitambika umugambi w'Imana ngo ireke gusohoza ibyo yavuganye nawe. Nukomeza kubibamo neza, Imana nta kizayibuza gusohoza ibyo yakuvuzeho, cyane ko yivugiye ngo ntizagira icyo yima abagenda batunganye. Muri icyo gicuku cya nyuma cy'Abanyegiputa n'Abisirayeli, ngo Uwiteka yitegereje Abanyegiputa bacikamo igikuba. Ngo irangije Abisirayeli, mu Isirayeli wa nyuma gisingura ibirenge, abandi nabo bagera mu nyanja bibeshya inzira bagira ngo ni nyabagendwa. Uwiteka ngo abwira Mose ngo ngira urambure inkoni, ngo nuko inyanja mu gicuku cya nyuma isubizwamo guhorera kwayo. Uwiteka n'umujinya mwinshi ngo akunkumurira Abanyegiputa mu nzira bamaramo. Ahari umuturanyi yakubera Umunyegiputa, mu itorero wo muririmbana yakubera Umunyegiputa, wamufatanije kuyobora itorero yakubera Umunyegiputa. Ariko nta kintu Imana izima bagenda batunganye. Wowe bibimo neza, ukorera usengera igihe kugira ngo kize. Wisengera Imana ngo ikurinde umunsi mubi, ahubwo senga Imana igukomereze mu munsi mubi, hanyuma yegeze igihe cyawe hafi. Uko yakunkumuriye bariya Abanyegiputa mu nyanja, nawe niko izakunkumura ibyo byose bikubereye inzitizi, ubundi ugaca humutse. Yesu wacu naduhana umugisha. Imana iguhereza umugisha ku buhamya bwiza uduhaye. Nukuri namwe umugisha mu nsabe yubabeho. Kandi buramfashije. Yego. Buramfashije menye yuko Imana nta itakura umuntu. Nta na hamwe. Kandi menye yuko Imana igihe iyo kigeze irakora. Yego. None se hari abantu bakurikiye kino kiganiro bafashijwe n'ikiganiro umaje kubahereza,
bamwe bajya batubwira bati abo bakozi b'Imana muganira bajye baduhereza nimero natwe tube twazabahamagara dufatanye gusenga cyangwa tuganire nabo, kubera yuko hari wenda hari uba yumvisha ubuhamya bwawe ariko akumva hari n'ikibazo akwiriye kuba yakubaza. yego Wababwira nimero ya telefone yawe? nta kibazo. Yego. Nimero ni 078 32 73 500. Iyo ni MTN ndayisubiramo, ni 078 32 73 500. Tigo ni 072 53 91 310. 072 53 91 310. Imana ibahereza umugisha n'abakunda. Imana ikandusha amaboko ako kantu ntakibagirwa. Jewe nagukunda twagera mu makuba naguhunga, ariko je ndabakunda Imana ikandusha amaboko. Urakoze cyane Ingabire, umukozi w'Imana. Uduha ubuhamya bwiza aho Imana yagukuye, uko wabwirijwe n'umusirikare ugiye muri gereza wari waratanye ukavamwo, kandi aho igihe wari wacuruzaga akabari ntiwigeze utunga inzu. Reka kandi nari mfite amafaranga nyemerera kuyigura. Kandi ufite amafaranga yakwemerera kuyigura, ariko mu gukorera Imana mu myaka mikeya numvishe warakijijwe kuri Noheli ya 2018 cyane rwose. Ubu hashize imyaka hafi 4 ukijijwe, ariko muri iyo myaka 4 Imana imaje guhereza inzu mu mujyi wa Gicumbi. Ufite isezerano ry'uko izakujyana mu mujyi wa Kigali. Niyo mu Bugesera yibare kuko ndi kwikozaho imitwe y'intoki. Niyo mu Bugesera rwose. Ikiganiro cyacu aho Imana yankuye, nawe hari aho Imana yagukuye. Ibyo aho yankuye nibyo umaze kunkorera ni byinshi sinabirondora ahangaha ngo mbivemo, keretse mfashe umwanya wo kubitondeka ku rupapuro nitonze. Hari aho ikugejeje kandi hari aho ikujyanye. Nukuri ndimo ndagenda. Amen. Rero Imana ishimwe cyane nshuti bakunzi ba Dia Wacu TV. Turabashimiye kuba mufashe uyu mwanya wo kurikirana kino kiganiro. Imana ibahereza umugisha. Mwumvishije ubuhamya bwa mama Ingabire aho Imana yamukuye naho imugejeje. Ni umukozi w'Imana ukomeje mu rugendo. Rero uko wumvishe ubu buhamya bw'aho Imana yamukuye, nawe hari aho uri, ariko niba uri mu bigeragezo umenye yuko hari Imana mu ijuru. Igihe nikigera cyawe nawe izagukura aho ngaho. Ariko waba nawe ufite ahantu Imana yagukuye kandi wifuza gusangiza abakunzi ba Dia Wacu TV, waduhamagara kuri nimero ziri aho kuri ekara tukazagusura ukaba nawe wasangiza abantu ubuhamya. Imana rero ibahe umugisha. Dia Wacu TV ntabwo tugira idini, nta nubwo dushingira ku idini runaka, kuko tuzi neza yuko amadini yica abantu, amadini yayobeje benshi, amadini nta n'icyo amaze, ko nta dini rizajya mu ijuru. Ahubwo twebwe dushishikariza abantu kumenya umwami wacu Yesu Kristo by'ukuri, bakamukunda bakamukorera, kuko Yesu Kristo niyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi abizera Yesu Kristo bose duhuriye mu itorero rimwe ry'abakristo, ry'abakunda Yesu, ry'abiteguye kuzajya mu ijuru. Imana ibahereza umugisha. Rero ndabakunda. Mwari kumwe nanjye Dia Eugene, umukunzi wanyu. Ndabakunda.